Bene data bakundwa, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Tunejejwe n'Imana ko iduhaye umugisha wo kuba muri iri teraniro ryera yaduteguriye ryo kuri iki cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa karindwi 2021. Tubahaye ikaze rero mwese abakristo ba Epr Kanombe, inshuti n'abavandimwe dukurikiranye iri teraniro, muteranye natwe kuri iki cyumweru. Imana ibaha umugisha. Dufite umugisha wo kuza kumva ijambo ry'Imana muri iri teraniro ryera, turi buze kugezwaho na Pasiteri Rukundo Christophe. Turafatanya na mwene data Musango Kennedy mu mwanya wo kuyobora iri teraniro, afatanya nanjye Pasiteri Angelique. Rero Imana ibaha umugisha kandi turabifuriza amateraniro meza aho duteraniye hirya no hino mu miryango yacu. Twese rero tunezerewe dushima Imana, dufatanye gutangira iteraniro ryacu turirimbana indirimbo y'125 mu ruhande rw'indirimbo zo gushimisha Imana. Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Naho haza ibyago byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Amen. Dufatanye gusenga Imana. Mana Data wa twese, Imana ishobora byose, Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, Imana idureberera uko bwije n'uko bukeye, turagushimira Mwami Yesu neza yawe, turagushimira kugira neza kwawe Mana, turagushimira urukundo rwawe rutarondoreka. Data Uwiteka Imana yacu ishobora byose, ise Umwami wacu Yesu Kristo, iki gitondo turagushimira ko turi amahoro, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira igitondo cy'umugisha uduhaye, turagushimira ko duhaye umugisha Mwami Yesu wo kuba tugihumeka, turagushimira ko duhaye umugisha Mwami wo kuba mu iteraniro ryera waduteguriye kuri iki cyumweru. Turagushimira ko Data Uwiteka Imana yacu nubwo tugumwe mu miryango yacu, ariko wowe Mwami Imana utagumye hamwe, ahubwo ubera hose icyarimwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Turakurarikira kubana natwe muri iri teraniro, turakurarikira gufasha uvuga ijambo ryawe, turakurarikira kubana n'umuyobozi wa gahunda. Umuntu wese wagira icyo akora gikore kubw'icyubahiro cyawe Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uduha umugisha wawe Mwami, buri muryango wose ukuteranye, mu izina rya Yesu we mu ruhande rwabo, abakurikiranye iri teraniro bose ubaha umugisha. Kandi Mwami Imana yacu, ijambo ryawe ryongere kubaka imitima y'abantu bawe. Urakoze Kristo, gahunda yose tuyishyize mu biganza byawe, uyiyobore nk'Imana, mu izina ryiza rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Reka dusingize izina ry'Imana na Zaburi y'124. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi.
ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mu mwanya mwiza tugezemo nanone no kumva itegeko ry'Imana. Turarisoma muri Matayo ibice 6 ku murongo guhera ku murongo wa 5 n'umurongo kugeza ku murongo wa 8. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya nk'uko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvigwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nyagasani Mana, uduhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bene data bakundwa, nk'uko tumaze kumvira hamwe itegeko ry'Imana, nagira ngo mbararikire gufatanyiriza hamwe gusenga Imana tuyisaba imbabazi aho tutayitunganiye. Uhoraho Mwami Imana yacu, abana bawe turi imbere yawe muri uyu mwanya, turagushimira ko wandikishije ijambo ryawe akaba ari itegeko twumvise. Uyu mwanya turi imbere yawe abakuru n'abato, ducishijwe bugufi no kugusaba imbabazi aho twagize intege nke hose. Mwami, dusabiye ababyeyi, imbabazi zawe reka zibagereho. Dusabiye abagabo, imbabazi zawe reka zibagereho. Dusabiye abasaza n'abakecuru, imbabazi zawe Mwami reka zibagereho. Dusabiye abahungu n'abakobwa, imbabazi zawe Mwami zibagereho. Dusabiye abana batoya, imbabazi zawe zibagereho. Mwami mwiza, aho twagize intege nke hose, niwongere utweze, niwongere utuboneze, niwongere uduhindure bashya, twongere tube ibyaremwe bishya, bityo Mwami Imana yacu tuboneke imbere yawe turi abana bawe by'ukuri kandi bafite ubumwe buhamywa n'amaraso Umwami Yesu yatuviriye. Turagushimira ko uri Imana itwumva kandi uri Imana itugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu niho tubisenze twizeye. Amen. Iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Yesu Kristo arambwira jyewe nawe ati, mwana wanjye, humura, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye singuciraho iteka, genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Nagira ngo dushimire Imana tuyikomera amashyi kubw'imbabazi zayo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Twongeye gushima Mwami Nyiringabo, twongeye kuguhimbaza ineza yawe n'imbabazi tugira amanywa na nijoro. Waturinze n'ukuri, uhabwa icyubahiro. Muri aka kanya nyagora ku ngoma, nkweretse ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari we ahubwo aba ari wowe. Umukozi karajyaga ku munwa, databuja abe wibera mu mikrofone wirangururire. Nkweretse databuja n'abagiye kumva ijambo ryawe, ubahe imitima yo kumva no kumvira. Databuja ubahe guca bugufi, kandi databuja rigira icyo rihindura mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu. Komeza ubane nawe kandi ubane natwe, utugire neza Mwami. Umwuka Wera niwe musabiye, kandi databuja ukomeze ubane natwe. Mu izina ryawe ryera. Amen.
reka dusome muri Yohana ibice 17 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 23. Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana ukubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe mu isi itararemwa. Abo wampaye mu isi bamenyeshe izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe. Kuko amagambo wampaye nayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe. Kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo, nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Narabahirinze muri bo, nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Ariko noneho ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari w'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereye ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye nizeye ku bwabyo, ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko ari muri njye, nk'uko uri muri njye. Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Njyewe mbe muri bo, nawe we muri njye, ngo babe umwe mu bwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wantumye. Bene data bakundwa, ndabashuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe, aho muri hose, abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Umwuka wera w'Imana abanezeze, kandi abarememo ibyiringiro by'ubumwe. Nshuti z'Imana kandi bana b'Imana, uyu munsi mfite ishimwe mu mutima wanjye ko Imana impaye amahirwe akomeye yo kuganira namwe ijambo ry'Imana,
nk'abagize Epr Paruwasi ya Kanombe ndetse n'inshuti zayo, nishimiye aya mahirwe Imana impaye yo kuganira namwe ijambo ryerekana, ijambo rivuga ko ubumwe bw'abana b'Imana ari rwo rumuri mu gihe isi yacuze umwijima. Ubumwe bw'abana b'Imana ni rwo rumuri mu gihe isi yacuze umwijima, mu gihe isi yabuze ibisubizo. Ubumwe bw'abana b'Imana ni rwo rumuri. Bene data bakundwa, ijambo ubumwe cyangwa indangagaciro y'ubumwe ntabwo ari indangagaciro ivugwa muri Bibiliya gusa, ikoreshwa ku bemera Imana, abakristo, ahubwo n'amareta akoresha ijambo ry'ubumwe cyane iyo afite icyo ashaka kugeraho, iyo hari intego cyangwa intumbero afite, iyo hari ibibazo amareta afite ashaka ibisubizo, akoresha ijambo ry'ubumwe. Ndetse inshuro nyinshi abiyamamaza bo bereka ababashyigikiye ko ubumwe bwabo aribwo buzatuma bagera ku mugambi wabo. Hakaba bavuga bati dufatanyije birashoboka, dushyize hamwe birashoboka. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ukuntu ubumwe butanga ibisubizo iyo ari ubumwe bw'icyiza. Ubumwe bw'abana b'Imana ni rwo rumuri mu gihe isi iri mu mwijima. Bene data bakundwa, Abanyarwanda nabo bagiye bagira ibitekerezo ndetse n'imigani migufi yerekana uburyo ubumwe ari igisubizo. Bakavuga ngo aho bashyize hamwe inzovu iterurwa ku mashyi, bashaka kwerekana ko ikintu kinini gikomeye nk'inzovu iyo abantu bashyize hamwe bagiterura nk'akantu koroshye cyane. Ndetse bakanavuga ngo abishyize hamwe nta kibananira. Ntabwo ari iyo migani migufi gusa yerekana ibisubizo by'ubumwe, ahubwo banagiye barema n'ibitekerezo cyangwa se imigani yerekana uburyo iyo abantu batatanyije imbaraga, umwanzi ubarwanya biba byoroshye yuko yabageraho. Bityo rero ubumwe, guhuza kw'abantu, kumvikana kw'abantu mu gihe bikoranywe umugambi w'icyiza, biba igisubizo gikomeye, biba urumuri iyo abantu bari ahari umwijima. Bene data muri Kristo Yesu, iri jambo tumaze gusomerwa riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 23, ni ijambo ni igice cyerekana isengesho Yesu yasenze. Mu by'ukuri ni rimwe mu masengesho umuntu yavuga ngo maremare Bibiliya yerekana Yesu yasenze. Yajyaga agira igihe kinini cyo gusenga, yagiraga igihe kinini cyo kubana n'Imana, akegerana n'Imana akayisenga, ariko ntahagaragara uburyo yasenze umwanya umuntu yavuga ngo muremure, uretse muri iki gice cyo muri Yohana tumaze gusoma. Niho bagaragaza isengesho Yesu yasenze, ariko adasenga nk'uwisengera, ahubwo ari gusengera twebwe abizera. Hanyuma rero umurongo guhera ku murongo wa 20 kugera ku wa 23 niho nakunze cyane, aho asabira bitorera ubumwe, abamwizeye abasabira ubumwe, abasabira gushyira hamwe. Imana yacu ishimwe. Iki gice kiratwereka uburyo Yesu yasenze, agasengera abigishwa be ndetse n'abakisengera, asaba Imana kugira ngo imuvunjire, imukure mu mwambaro yari yambaye wo gusuzugurwa, asuzuguwe n'abantu, nyamara ari Imana. Kuko mu mirongo itangira abwira Imana ngo ngera unyubahishe,
ongera umpe ikuzo, ongera umpe icyubahiro. Iri sengesho Yesu arikomeza yereka abantu yuko igisubizo cy'ubugingo buhoraho ari ukwemera Imana no kwemera umwami Yesu uwo yatumye. Hanyuma rero akomeza cyane guhera ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 12, noneho arasengera bizera asaba Imana kugira ngo ibirindire. Bene data, iyi mirongo nge uko nayibonye imeze nk'aho Yesu ari gukora ihererekanya bubasha n'Imana. Ni nka Romize arabwira Imana ngo Mana, abantu wampaye bose ngaba nta wigeze avamo uretse umwana wo kurimbuka. Akamubwira ngo kandi kugira ngo nkomeze mbabungabunge, kugira ngo bakomeze babane nanjye, nta rindi banga nakoresheje, nabarindiye mu izina ryawe. Ibyo nagiye nkora byose nabikoze mu izina ryawe. Naberekaga yuko nta yindi Mana iriho. Naberekaga yuko nta yindi Mana ifite imbaraga zo gutubura imitsima. Naberekaga ko nta yindi Mana ifite imbaraga zo guhagurutsa abantu bafite ubumuga. Naberekaga ko nta yindi Mana ifite imbaraga zo guhumura abantu bafite ubumuga bwo kutabona uretse we wenyine. Naberekaga ko ari wowe Mana ifite imbaraga zituma abantu bagenda hejuru y'imiraba. Naberekaga ko ari wowe Mana ifite imbaraga zituma abantu bakora imirimo n'ibitangaza, abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe bagakira bakongera bakaba bazima. Arangije abwira Imana, arabwira ngo nabarindiye mu izina ryawe, gukomera kwawe niko nabarindishije, naberetse yuko nta kindi gisubizo. None rero Mana, njyewe nje kuri wowe, igikenewe icyo nsabira aba bantu nuko noneho wowe ubirindira. Izina ry'Imana rishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data, iri sengesho Yesu yasenze asaba Imana ngo yirindire abantu narikunze cyane, kubera ko hari igihe abantu Imana yigeze kubarakarira yanga kugendana nabo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ubwo Abisirayeli bavaga muri Egiputa ngo hari aho bageze bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo bibagirwa imirimo y'Imana, bibagirwa gukomera kw'Imana, ngo Imana irabareba irababara, ngo irangije yegera Mose, ngo iramubwira ngo rero Mose, aba bantu nabitegereje n'ubwoko butagonda ijosi, n'abantu bibagirwa ineza yanjye, n'abantu bibagiwe yuko ari njye ubakuye muri Egiputa, n'abantu bibagiwe ko nakamije inyanja itukura, n'abantu bibagiwe yuko muri ubu butayu ari njye uri kuhabahera ibiryo. Imana ibwira Mose iramubwira ngo none aba bantu ntabwo ndi bwongere kugendana nabo, sindi bwongere kubagenda imbere. Imirimo n'ibitangaza nakoreye mu nkingi y'igicu ku manywa ntabwo bigeze bayibona. Imirimo n'ibitangaza nakoze mu nkingi y'umuriro ari nijoro ntabwo bigeze bayibona. Ibwira Mose iramubwira ngo none rero ubwo aba bantu bameze gutya, Mose nagira ngo nkubwire ngo naguhaye marayika, ubu ngubu sinongera kugendana namwe, kuko ngendanye namwe nabarimbura. Nakoherereje marayika, ubu niwe mugiye gukomezanya urugendo. Ibyo bintu ngo bibabaza Mose cyane, kuba Imana ivuye mu rugendo. Bene data, iri sengesho Yesu asaba Imana ngo izi twiyoborere riraduha icyizere, riraturemamo ibyishimo, kuko tutayobowe na marayika, ahubwo Imana ubwayo niyo itwiyoboreye. Yesu arabwira Imana ngo mu gihe nari kumwe nabo nabarindiye mu ijambo ryawe, nabarindiye mu izina ryawe, bazi ko ari wowe ufite imbaraga zo kurinda. None rero ntugire undi wohereza wo kubarinda,
ahubwo wowe ubirindire. Kurindwa n'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko ishobora no kohereza marayika akaba ari urinda abantu, kuko yabwiye Mose, iramubwira ngo ntabwo ndi bugendane namwe, ahubwo ngiye kuboherereza marayika, niwe mugiye kujya mugendana. Mose arayinginga, arayuguga, arayitereta, arayibwira ati none se wa Mana we, abantu bazagira ngo iki? Abantu bazagira ngo iki? Abantu bazatekereza bate nibumva waradutaye? Na ya maboko wakoresheje utuvana muri Egiputa, na ya maboko wakoresheje utugaburira, na ya maboko wakoresheje ukamya inyanja itukura, na ya maboko n'ubu uracyari gukora. Aravuga ngo none abantu bazagira gute? Bazatekereza iki nibumva waraturetse? Ikintu cyateye Imana kongera kugaruka mu rugendo rw'Abisirayeli, Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo umva Mose, wangiriyeho umugisha nkumenya izina, icyo nsabye ngiye kugikora, ngiye kongera ngendane namwe kuko nakumenya izina. Ndazi yuko uri Mose. Ahangaha Imana yongeye kugendana n'abantu kubera yuko umuntu uziranye nayo witwa Mose ayinginze kugira ngo igendane nabo. Imana iramubwira ngo ntago ari kubw'Abisirayeli, ahubwo kuko njye nawe tuziranye. Haleluya. Kuko njye nawe tuziranye, kuko nakumenya izina, nkaba nzi ko witwa Mose, kandi tukaba twarihuriye mu gihuru cyaka umuriro, tukaba twarivuganiye, namenye izina ryawe. Uru rugendo nongeye kurugarukamo, kandi kurugarukamo ntibihagije gusa, ndashaka no kukwereka ubwiza bwanjye, kuko namenye izina ryawe, namenye ko witwa Mose. Bene data bakundwa, si igitangaza ko Imana ishobora kuva mu rugendo turimo kandi itaturetse, ahubwo intege nke zacu zikayitera kwigirayo, ikatwoherereza marayika. Bene data, hashimwe Yesu, we wadusengeye akabwira Imana ngo nimanuke itwirindire. Mwiki navuze kimeze nk'ihererekanya bubasha, Yesu aravuga ngo narabarinze kandi nabarindiye mu izina ryawe, none rero ubwo ngarutse kuri wowe, we kohereza marayika, we kohereza izindi ngabo, ahubwo wowe ubirindire. Imana yacu ishimwe. Bene data, tunezezwe nuko Imana iturinze, tunezezwe nuko nta wundi murinzi Imana yaduhaye. Nubwo abana b'abantu dushobora kugira amakampani aturinda, dushobora kugira abantu baturinda, dushobora kubakisha ibikoresho byo kuturindira umutekano, nubwo umutekano biturindira hari aho ugarukira, Imana ishimwe yuko yemeye kuza kugendana natwe ikaturinda ubwo umwana wayo yarabisabye. Umutima wawe rero nunezerwe kuko urinzwe n'Umwami Imana. Mwene data, kugira ngo wumve isumbwe riri mu kurindwa n'Umwami Imana, nagira ngo ubirebere ku bana. Buriya umwana wese anezezwa no kugendana n'umubyeyi kuruta kugendana n'umurera, kubera yuko umurera iyo bagendanye, ubushobozi afite buba bufite aho bugarukiye. Niba hari urugendo umuntu urera umwana yakoranye n'uwo mwana arera, ababyeyi bamugenera impamba, umuntu yavuga ngo wenda ntoya, ariko umubyeyi wakoranye urugendo n'umwana we ahaguruka afite ibyangombwa nkenerwa byose. Hanyuma icyo umwana akeneye cyose muri urwo rugendo, kuko aba ari kumwe n'umubyeyi, arakimwereka, umubyeyi akakimuha. Ahura n'umwenda mwiza yawumutungira agatoki, umubyeyi akawugura.
arahura n'ibyo kurya byiza yabimwereka, umubyeyi akabigura. Rero nta mwana utanezezwa no kugendana n'umubyeyi. Natwe twishime ko umwami Yesu yadusabiye kugendana n'Imana. Muri ibi bihe turi kugendana n'Imana, kandi na mbere y'uko biza twari turi kugendana n'Imana. No mu bihe biri imbere Imana iracyari kumwe natwe, mu gihe twubahirije cyangwa se tumenye agaciro k'icyo Yesu avuga hejuru, avuga ngo ubugingo buhoraho ababufite n'abemera kuri Imana, n'abemera ko wantumye. Mu gihe tugifite kwemera kw'Imana iriho, mu gihe tugifite kwemera ko yadutumyeho umwana wayo Yesu Kristo, mu gihe tugifite kwizera gushingiye ku ijambo ryayo, turinzwe n'Imana ubwayo. Aleluya! Turinzwe n'Imana ubwayo. Umuntu urinzwe n'Imana ubwayo afite ibisubizo, kuko no mu gihe abona hari ibibazo, Imana iba yifitiye ibisubizo byayo. Mu gihe abona nta bushobozi buhari, Imana ifite uburyo bwo gusubiza. Hari umubyeyi wabayeho mu gihe cya Eliya, ngo asigarana agafu. Nagira ngo mwumve ko kugendana n'Imana bidufitiye umumaro munini cyane, dushishikarire gukomeza kugendana nayo. Ngo yari afite agafu n'utuvuta duke cyane, ngo yari ategereje gupfa. Yumvaga ko namara kurya ako gafu n'utwo tuvuta nta kindi kiraba gisigaye, ngo ni ukwipfira n'umwana we. Ariko ibyiringiro bye byari mu Mana. Urugendo rwe rw'ubuzima rwari rurinzwe n'Imana, ntabwo rwari rurinzwe n'ifu nyinshi, nta nubwo rwari rurinzwe n'amavuta menshi, ahubwo Imana niyo yari rumurindiyemo. Mu gihe byendaga kurangira, Imana ikura Eliya ku kagezi, iramubwira ngo genda ujye i Sarefati. Ngo aragenda, ahageze ahasanga uwo mubyeyi, ngo aramubwira ati ntekera agatsima gatoya nzanire. Ngo umubyeyi aramureba aramubwira ati mva wa mugabo we, ako nsigaranye ni gatoya, ngiye kukarya n'umuhungu wanjye twipfira, ubu nta kintu naguha. Ariko umuhanuzi aramubwira ngo Imana irambwiye ngo ifu ntabwo iteze gushira, n'amavuta ntateze gushira. Bene data, muri uru rugendo umunsi Yesu adusabira ngo Imana ize itwirindire, nayo yemeye kuza kuturinda, kandi ifu n'amavuta byashize Imana irabitanga. Aleluya! Tunezererwe Imana rero, tunezererwe Imana, kuko umwami Yesu yabwiye Imana ngo Mana, aba bantu ntabwo ari ab'isi, ntabwo ndi kubasabira nk'ab'isi, ndabasabira nk'abawe. None uze ubirindire, uze ubirindire, ntugire undi murinzi. Mwene data mukundwa, unezezwe n'uko urinzwe n'Imana. Hanyuma rero akavuga ngo kandi mwami, umunezero wawe ubuzure. Tunezezwe n'uko Imana iri kugendana natwe, tunezezwe n'uko Imana iturinze. Hari igihe dutekereza yuko uburinzi bw'Imana buri mu bikomeye, buri mu bintu bidasanzwe, ariko ndagira ngo mbabwire ko nibi dutekereza nk'ibintu byoroshye, bishobora kutwambura ubuzima Imana itaturinze, bishobora kutwambura ubuzima. Mu minsi ishize umwana wacu mutoya ufite umwaka yarwaye mu mazuru, harafatana, tugira ngo ni gripe, biramwangiza, guhumeka biramunanira, tugira ngo ni gripe isanzwe, twibwira ko ari bukire, ariko biranga. Hanyuma tumujyana kwa muganga. Tumujyanye kwa muganga, bamushyirira umuti mu mazuru kugira ngo bamufashe. Mu bintu byavuye mu mazuru, twatangajwe nuko twasanzemo n'intete z'umuceri. Kandi ntimugire ngo ni umuceri mubisi, umuceri uhiye, wa undi yariye ukazamukira mu mazuru, ukagenda ugatezamo ibibazo nk'ibyo. Ntawabitekerezaga. Ndashaka kugira ngo mwumvishe ko uburinzi bw'Imana ntitububonere mu bintu bikomeye, ahubwo n'ibyo tutibwira ko bishobora kutugiraho ingaruka zatwambura ubuzima. Buriya umwanzi Satani
n'ibyo ashobora kubidutegeraho tukabiburiramo ubuzima cyangwa se n'ubugingo tukabutakaza, ariko Imana ishimwe kuko yemeye kutwirindira. Bityo rero tugire umunezero no mu gihe kitari icy'umunezero, tunezezwe n'uko Imana iturinze. Kandi tumaze kugira uwo munezero, dushyire mu ngiro ibyo Yesu yavuze, ibyo Yesu yadusabiye, ari nayo ntego nyamukuru y'iri jambo, icyo yadusabiye nk'ubumwe. Guhera ku murongo wa 20 kugera ku wa 23, Yesu arabwira Imana ngo Mana, aba bantu si bo bonyine nsabiye, ahubwo n'abandi bazizera natwe turimo. Aravuga ngo aba bantu ubahe kuba umwe nk'uko njye nawe turi umwe. Bene data bakundwa, ubumwe bw'abana b'Imana, ubumwe bw'abizera bwabaye urumuri igihe cyose isi yabaga iri mu mwijima w'icuraburindi. Ubumwe bw'abana b'Imana bwabaye igisubizo mu gihe cyose isi yabaga ifite ibibazo. Umwami Yesu yadusengeye adusabira kuba umwe. Natwe iki ni igihe cyo kugira ngo twubake ubumwe bw'abana b'Imana. Kandi ubumwe bw'abana b'Imana ntabwo ari ubumwe bushingiye cyangwa bufite imbaraga nka sisiteme ya komunisme. Oya, ntabwo ari ubumwe nk'ubwa komunisme uko abantu baba babitekereza. Oya, kandi ubumwe bw'abana b'Imana ntabwo burushwa imbaraga na kapitalisme, kuko ubumwe bw'abana b'Imana bushingiye ku gusengerana, bushingiye ku kwikorerana imitwaro no gusabirana. Barasabiranaga nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Mu gihe Petero yari yafunzwe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abana b'Imana batari bafunze bo bafashe umwanya wo gusenga, ngo basaba Imana ngo imufunguze. Isengesho ryabo Imana iraryumva, Umwuka Wera arariherekeza. Imana yohereza marayika ngo aragenda afungurira Petero inzugi zari zikomeye, kuko abana b'Imana bashyize hamwe bakazamura isengesho ryo gusengera Petero. Nyamara twebwe bakundwa, muri iyi minsi bamwe muri twebwe bamaze kwibagirwa ubwo bumwe bw'abana b'Imana, bamaze kwibagirwa gusengerana. Ubu buri wese arimo kwisengera, umwanya munini ni ukwisengera, ni ukwisengera. Ndetse rwose tukagera naho twereka abantu ko buri wese akwiye kwisengera, nta n'umwanya wo kumusengera ufite. Oya, dukwiye kubaka ubumwe burimo gusabirana, burimo kwikoreranira imitwaro, burimo kubabazwa n'ibigeragezo bene data barimo. Uyu mwuka wa bene Hadadi wo kunegura bari mu bigeragezo tuwureke. Bene Hadadi ni umwe mu bantu baneguye Yobu mu gihe yari ari mu bigeragezo. Bavuga yuko ibigeragezo afite bitewe n'ibyaha bye. Mw'iki gihe hari abana b'Imana bataye umurongo w'ukuri, ahubwo babona bene wabo babizera bari mu bigeragezo bikaba inkuru, kaba umwanya w'inkuru, ko ari mu bibazo, ko urugo rwamunaniye, ko yashatse akabura urubyaro, ko yatinze gushaka, ko yize ariko akabura akazi, ko avuka mu muryango ukize ariko yabuze ubwenge. Donc ibyo bintu bikaba ari byo bidutwara umwanya. Nyamara umwami Yesu yadusabiye ubumwe. Bene data, iki ni igihe cyo gusengerana, dusabirana kugira ngo Imana idutabare. Ntabwo ari igihe cyo kujya gusengerana abantu twumva inkuru z'ukuntu ngo abantu bajya baterera imisozi bikoreye amabuye, bikoreye amabuye manini, bagera hejuru mu mpinga y'umusozi aho bagiye gusengera, bya mabuye bakayatogotsa. Bati Imana uko tuyatogokeje niko tumuhiritse. Ntabwo ari, sibwo bumwe Imana itwifuzaho. Ntabwo ubumwe Imana itwifuzaho ari ubwo gusabirana ibibi. Iki ni igihe cyo gusengerana, tugasabirana kugira ngo Imana idutabare nk'abana bayo. Ubumwe bwacu bushingiye ku masengesho, bushingiye ku gufashanya gusenga mu buryo bwose.
ntabwo ari ukubaho nka Birudadi. Aho navuze Benihadadi ni Birudadi. Ni igihe bene data cyo gusengerana twunga ubumwe. Ntabwo ari igihe cyo kujya gusengerana abantu basabirana ibibi, cyo kujya gusengerana abantu babwira Imana ngo niba umuntu atananiwe gukizwa ngo kubera yuko duturanye akaba ndoga ngo mukure wapfe. Iryo ntabwo ari isengesho mukundwa, ahubwo iki ni igihe cyo gusaba Imana imbaraga zo kubaka ubumwe. Kandi ubumwe bw'abana b'Imana ntabwo bwabaga ari ugusengerana gusa, ahubwo byanagendanaga no gusangira. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ritwereka ko abizera ba mbere ngo bicazwaga no kumanyura imitsima, gusangira ibyo bafite. Bene data, uko gusengerana, ubwo bumwe bwo gusengerana, ubwo bumwe bwo gusangira ibihari, nibwo bwahindukaga urumuri rukamurikira isi. Iki ni igihe natwe tugezemo cyo kongera kubaka ubumwe nk'ubwo. Nyamara muri iyi minsi bamwe mu bana b'Imana basigaye baratewe ubwoba n'umwanzi Satani ku buryo gusangira bibananiye. Abantu bakagenda bakagira imyenda muri garderobe, bakagira imyenda mu mavarize bakanga kuyitanga. Avuga ati ntazayimuha kando gatazandogera mu myenda. Mwana w'Imana ntagaruka akwiye kubaho. Mwana w'Imana suko akwiye kubaho. Abantu dushyize imbaraga mu kwireba twebwe ubwacu n'abacu, uko tugiye kubaho, uko tugiye kubeshaho abacu, ariko twibuke ko nk'abakristo dukwiye kubaka ubumwe burimo no gusangira, kuko gusangira niko Imana ihera itanga umugisha. Yesu aravuga ngo Mana ubagira umwe. Ubu bumwe nibwo dukwiye kugira, tukipakurura umururumba, tukipakurura umururumba nk'uwa Nabali wimye Dawidi yajyaga murinda. Bamwe mu bana b'Imana, mu bitwa abana b'Imana, bageze naho bima Imana ari ibarindira ibyabo. Nibyo bafite ibyo ariyo yabibahaye, ariko bagize umwuka wa Nabali wo kwima umurinzi. Bene data, iki ni igihe cyo kugira ubumwe. Iki ni igihe cyo gusangira ibihari. Nubwo wenda ngiye guhuza ibintu abantu bashobora kumva yuko bitanajyanye, ariko mu byihanganire. Nshuti bakundwa, mubona bidahangayikishije kuba banywa ibitabi baturusha ubumwe? Kubona abanywa ibitabi bararisangira uko ringana, kandi bakanarisangira batanaziranye. Mumbabarire wenda kuba muje ibintu bidahurika bene data, ariko turebere ubumwe kuri aba bantu. Umwe abona arifite kandi rwose nta hantu baziranye, agahita amwegera. Yamwegera ntanarindira ngo uje kumbaza iki, ubwo ahita amenya yuko ari mugenzi we. By the way, ntabwo ari ryiza, ariko reka twigire icyo kintu, turebere uku gusangira ko abantu basangira ibibi bibagiraho ingaruka, ariko ukabona barabifatanya. Abana b'Imana twebwe tugezaho gusangira bitunaniye, nyamara banywa ibitabi bararisangira. Muri uru rugendo rugana mu ijuru, abana b'Imana tunananirwe no kwigana abashoferi. Muzitegereze abashoferi mu muhanda bagira ibimenyetso kandi bahuriyeho, ntumbaza aho babyigiye. Iyo bahuye bafite ukuntu bacanirana amasiri, bakabwirana yuko nta kibazo bakongera umuvuduko. Bafite ukuntu bacanirana amarenga, bagahita bamenya ko imbere aho hari abashinzwe kugira inama abantu batubahirije amabwiriza yo mu muhanda. Ibyo bimenyetso bakabihana ku buryo niyo umwe ikinyabiziga cye cyagiriye ikibazo mu muhanda, bagenzi be bamugeraho bagahagarara,
bakamenya ikibazo yagize, byaba ngombwa bakamufasha. Ariko muri uru rugendo rujya mu ijuru, twebwe bitunanije iki bana b'Imana? Bitunanije iki kunga ubumwe? Bitunanije iki kumenya ko mugenzi wawe yagize intege nke ukamuzamura, ukamuhereza akaboko, ukamuhagurutsa, aho kugira ngo ugende uvuga ko yicaye mu byaha, aho kugira ngo ugende uvuga ko yaguye yasubiye inyuma? Ko twese turi abana b'Imana, ko turi mu nzira ijya mu ijuru. Ni iki cyatuma tumera nk'aho dusigana? Ni iki cyatuma tumera nk'aho twifuza ko bamwe bagerayo abandi bagasigara, kandi turi mu bihe dukwiye kuba tujyana muri uru rugendo, tukunga urunana, tugafatana mu biganza, tugahana amaboko, tukajyana. Bene data bakundwa, ubumwe bwacu bukwiye gukomera. Ubumwe bw'abana b'Imana bukwiye gukomezwa no gusengerana, bukwiye gukomezwa no gusangira ibihari, kuko ibyo ngibyo iyo bikozwe nibyo bimurikira isi, nibyo bituma batizera bahindukira bakemera umwami Imana. Iki ni igihe dukwiye kunga ubumwe. Igihe isi ihangayitse yibaza igisubizo cy'ibibazo by'uyu munsi, abana b'Imana, ubumwe bwacu bwatanga igisubizo. Dufatanyirize hamwe kongera kubaka ubumwe bwacu. Nubwo ubumwe bwacu bufite byinshi byagiye bituma busenyuka, ariko iki ni igihe cyo kurenga ibyo byose, tukabirenzaho urutindo rwitwa umwami Yesu Kristo. Ibyo twapfuye byo mu bihe bitandukanye n'ibyo dupfa uyu munsi wa none bikaganzwa ndetse bikarushwa imbaraga nuko turi abamenye umwami Yesu Kristo, tukongera tukubaka ubumwe muri uru rugendo rujya mu ijuru, tukongera tukajyana, kuko ubumwe bwacu buzaba ibisubizo atari kuri twe gusa, ahubwo buzaba n'ibisubizo no ku isi muri rusange. Mwene data mukundwa, ndakwingingira kandi ndagusabira kugira kwizera Imana yo yatumye umwana wayo Yesu Kristo, bityo ukagira umunezero n'amahoro byo mu mutima kurinzwe n'Imana. Kandi ndakwingingira kongera kubaka ubumwe hagati yawe n'Imana, ndetse no kubaka ubumwe hagati yawe n'umutima wawe, no kongera kubaka ubumwe hagati yawe n'abandi, kuko ubumwe nibwo buzatuma isi imurikirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ubumwe nibwo buzatuma tugera mu bwami ubw'Imana yaduteganyirije. Ndabingingira kandi ndabasabira ngo Imana idushoboze tugire ubumwe muri iki gihe, dufatanye, dusangire, aho kugaburira ibisimba nyamara abantu bashonje, aho kumera nk'aho tudafite icyifuzo cyo gusengera nyamara abandi bafite ibyifuzo twakabaye tubasengeramo. Jye nawe Imana itubashishe, twongere twubake ubumwe uko bikwiye. Amen. Senga Imana. Turagushimiye Imana yacu, turagushimira ijambo ryawe. Ndakwinginga ngo umwuka wawe wera ariherekeze, aganire na buri wese. Mwami mwiza, iri jambo twaganirijwe nawe rikubiye mu isengesho umwana wawe yasengeye abamwizera. Mana yacu, ongera ugenderere umutima w'abana bawe, utwibutse ko ari wowe uturinze. Nubwo twari dufite ubwoba bw'ubuzima, nubwo twibazaga uko bizagenda, nubwo twumvaga ibyo dufite ari ibyacu n'abacu gusa twabimara tukipfira, ongera utwibutse Mwami Imana yacu ko ari wowe uturinze,
kandi ko abo urindishije amaboko yawe nta mubisha ubasha kubageraho. Turakwinginze ngo wongere mwami uturememo umunezero, bityo uwo munezero wuzuye utuganishe mu kongera kubaka ubumwe hagati yacu nawe, kuko ibyaha byadutandukanije nawe. Kandi mwami Imana, uwo munezero utubashishe kongera kubaka ubumwe hagati yacu ubwacu, aho twagiye tugirirana ukutumvikana, aho tutumvikanye n'ababyeyi batubyaye, aho tutumvikanye n'abavandimwe bacu tuvukana, aho tutumvikanye n'abavandimwe bacu mu miryango, aho tutumvikanye n'abo dukorana, n'abo dukoresha, n'abakoresha. Mwami Imana yacu, ndakwinginze ngo muri iki gihe wongere udusubize ubumwe nk'abana bawe, wongere uduhe umwuka wera wo guhoberana, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ko ubwo Yakobo na Esawu bahuraga bahoberanye, nyamara bari bamaze igihe kinini batunze ubumwe. Nuduhe ubumwe nk'abana bawe, nutanga ubumwe mu itorero. Mwami Imana yacu, nutanga ubumwe mu bakwemera, mu baguhamya, twikoreranire imitwaro, dusengerane, tubabazwe n'ibigeragezo bene data barimo, tubabazwe n'ibibazo bene data bafite, kandi ntitubasengere gusa, ahubwo tunahagurukire kubafasha kubona ibisubizo by'ibyo bifuza. Nudukize umutima w'ubugugu, nudukize umutima wo kwikunda, nudukize umutima wo kumva ko icyizere cy'ubuzima nta kigihari, tutavaho tumera nk'uwavuze ngo namara kubirya aripfira, ahubwo twumve yuko gutanga tugafasha abatishoboye, tugasangira ibyo dufite, bizatuma udusubiza. Herekeza ijambo ryawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ni byiza kureba Imana bateranye bakundanye, Mwuka wera na ubakunda, ubazengurutse umucyo. Gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Bene data, dufatanyirize hamwe guhamya ukwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bavandimwe, turi kugera ku musozo w'iteraniro ryacu, kandi turashimira Imana ko yaduteguriye iri teraniro. Imana ihabwa icyubahiro. Mbere rero yuko twinjira mu mwanya
wo kuza gusengera ibyifuzo turi buze gufashwamo na Pastor Christophe kugira ngo tubagezeho bimwe mu birangwa. Itangazo rya mbere dufite no kubashimira ko mukomeje gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19, ariko kandi tunabashishikariza gukomeza kuyirinda no kuyirinda abandi, kandi tubasaba rwose kwita ku mabwiriza yose duhabwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu butureberera umunsi ku munsi, buharanira ko abanyarwanda baba amahoro masa. Rero tubigire ibyacu kandi dukomeze kugaragaza indangagaciro z'abana b'Imana, no muri iki gihe turi mu miryango, muri iki gihe tugumye iwacu mu rugo, dukomeze kuba abana b'Imana bahamya Kristo, babayeho mu buzima bwizera Imana. Hamwe n'ibyo kandi turabasaba gukomeza kuba mu mwanya mwiza wo gukomeza gusenga Imana aho duherereye mu miryango, muri iyi gahunda ya guma mu rugo. Wongere utubere umwanya mwiza, wongere utubere umwanya mugari wo kongera kwicarana n'imiryango yacu, dusenga Imana, duhuriza hamwe dusenga Imana aho duherereye hose. Imana iri kumwe natwe, nubwo tugumye mu rugo, Imana yacu yo ntigumye hamwe, iracyakora, iracyari kumwe natwe twese. Rero dukomeze dusenga Imana kandi dukomeze kuyiragiza no kuyiringira muri byose, kandi twimakaza ubumwe n'amahoro by'abana b'Imana, kandi ubumwe n'amahoro by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Imana ibaho umugisha. Turabashimira kandi ko mukomeje kuzirikana umurimo w'Imana, no muri iki gihe guteranira hamwe bitari gukunda, duterana muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Dushimira Imana yaduhaye ko dukoresha ubu buryo kandi bigakunda, tukumva ijambo ryayo. Bagira ngo tubasabe tunabashimira uburyo mwakomeje kwitangira umurimo w'Imana, mukomeze n'ubundi kubigira ibyanyu, mwitangira umurimo w'Imana, mutanga amaturo, mutanga ibya cumi, munafashanya binyuze kuri momo ya paruwase, ngira ngo twese tumaze kuyimenyera nk'uko turi kuyireba hano hasi y'amashusho iragaragaraho. Rero mukomeze kubikora uko umuntu wese ashobojwe, kandi kubw'icyubahiro cy'Imana n'ineza yayo, ibi bihe tuzabivamo twongere guhura tutishwe n'ibyaha. Murakoze. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mbifurije icyumweru cyiza, mbifurije kuguma mu miryango mwubahiriza aya mabwiriza yo kurinda COVID, ariko tunashyize Imana imbere muri byose, kuko niyo mugenga wacu twese. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Bene data bakundwa, tugeze mu mwanya mwiza tugiye gusenga Imana, dusengera ibyifuzo, niturangiza turisabira umugisha. Mwami Imana yacu, ibyiringiro byacu, ubwugamo bwacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimiye cyane ko wabanye natwe. Twagusabye ngo turinde ubwo twari dutangiye iri teraniro, kandi turagushimira ko umwuka wawe wera yabanye natwe. Turagushimira ko umwuka wawe wera yaherekeje kandi yabaye mu butumwa bwiza twumvise mu ndirimbo, ubutumwa bwiza twumvise mu ijambo ryawe. Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya Mwami mwiza, tuje imbere yawe tugusaba ngo tugirire neza, ube igisubizo cy'itorero uyu munsi. Mwami mwiza, turasabira isi amahoro, turasabira isi ibisubizo. Mwami Imana yacu, kugira ngo abantu bawe dutambuke muri ibi bihe biteye ubwoba nk'ibi. Muri uyu mwanya Mwami mwiza, hamwe n'abera bose dufatanyirije hamwe gusenga tugira tuti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira abitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Uwiteka Imana yacu ibaho umugisha, ibarinde. Uwiteka Imana yacu ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibaha amahoro.
Uwiteka Imana yacu ihire imirimo y'intoki zanyu kandi barinde mwebwe n'abanyu bose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Tubifurije icyumweru cyiza n'umugisha w'Imana.